aho nabonye rero ngo muri bice bya Mulongwe ya Uvira nyine ngo umuriro watsi aho bivugwa yuko nahitwa Bukumbirwa habaye itumbi na M23 yego ubundi Uvira irimo akaduruvaje abantu bagiye gushingura Colonel Gisore barasa ku makomvo yabo asubira yitaraganya ishingurwa rya Gisore barasibamye ari Colonel mu ngabo za leta yego General Gasita bahohereje ubaramugose kugeza ku mugoroba bari bataramurekura ku makuru mperuka bashaka kumwica baranabitangaje Makanaki yaravuze ngo azamuhitana niba yahitana komanda w'ingabo akamushobora ibyo nabyo bajye biyemera gakeya kuko ingabo ntago azendo barusha imbaraga igisirikare so rero Uvira niki kigize inkuru muri Uvira ikigize inkuru muri Uvira nako bwakwira batarwanye badakuturanye badashotoranye ko impamvu nyinshi zirahari bikanga mu 23 ko yabinjiramo akandi kantu mugomba kumenya Uvira niyo wakabaye wita capitale y'abanyamurenge urako undi mujyi uri imbere ya M23 ni Rubero centre muri territoire ya Rubero ariko iyo Rubero centre ukaba utabura kuvuga yuko uyireba imbere yawe uva za Vicumbiro nayo hose Kitsumbiro nako na Butemba wayirebaho nk'umujyi wungirije wagoma muri Nord Kivu wazenguruka bitazamambasa ahandi hane mu 23 ubwo ugiye kumanuka werekeza za Warikare ndamanutse nihuta ubona ko undi mujyi akandi kaji inderema iri imbere ya M23 ni Pinga ko yabaye mu 23 yiyumva ko hitashipota Rubero kuko ari urukuta rw'abagande ariko impamvu gishyira mu bwumvikane Kerikonke abantu bagomba kujya batera imetero n'ingabo za leta nazo ntizashipote mu 23 za Kitsumbiro ziturukayo kugira ngo zidakora mu jisho bigatuma bahangana n'ibindi byose bikaburiramo ubona ko imbaraga nyinshi zishyira muri Warikare ndashaka kuvuga ngo ni naho habari ibindiro bya leta bikomeye ariko birebana n'ibya M23 yego twihuse tumanutse rero ahandi ni Walungu na Mwenga M23 maze iminsi yarwanira ababizi bakavuga ko ari twamuhuzi mu ishyamba rihari iyo defense ya FARDC n'abarundi ari ibangamiye mu 23 kugira ngo mu 23 ibe yabasha guhuza neza ibiganza n'abasirikare batwirwanaho bazamutse ngo bahure nawe mu 23 bakamanuka ngo bahurize hamwe ibyo ngibyo ugiye urimo kuvuga byenda gusa n'ubushize barasana n'abasirikare bakavuga ngo ntibashaka ko Jean-Jacques Purusi ngazajya ataha Bujumbura cyangwa se n'abandi bakomanda ngo batahe hakurya kandi babasize ku rugamba niki Uvira rero ntabwo wavuga ko harimo crise imwe yego no umujyi wavuga ko muri no minsi niho hari concentration y'intambara iremereye ugiye no kureba ntusimfe ngo nuko wanayita umujyi ituri Burundi burebana y'ingwe n'ababarwanyi yego bwibwira ko bufasha leta ya Kinshasa so sinzi no strategy ko abanyamurenge bazayibona bo bibwira ko ari privilege mujye kurwanira iwanyu ariko ibyo ntago bikora mu ngabo yego Masunzu iyo ngiyo urumva turaze mu defense Gasita iyo ngiyo ese kubera iki nk'igisirikare cya leta batavanga ingabo mu buryo buri homogene urumva ntihabe kwibasira bamwe ngo bajye kuyobora ahantu niba nahagera ahantu kuyobora ingabo ahantu utahambwa izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Kunzi wacu turabasuje umerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi no kuri muri abingenzi kuri twe natwe turabakunda cyane mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News ndetse nzi neza ko izagera kure kubera Imana namwe mufatanyije dukwere mashari n'umuntu wacu n'umuntu wanyu umeze neza my big boss my patron cyane matrone nanjye ndakomeye ndakubona kabisambaye uyu munsi nk'aba boss ayo ukomeye nanjye bankomeye ubona ko gute bambaye nk'aba boss kabisa nambaye wakabyara we yambaye coton yambara agashati gabana warimbye tu nuko byagutunguye nyine kuko mpozamo imipira ntuzi oya ariko nubwo za mipira comment nuko utagize isomasha bandika ko wambara neza kabisa nk'abasirimu n'ubuse nukuri kose nigize big papa uyu munsi wambaye nk'aba patron uyu munsi nabahinduriye uyu munsi ni kuwa kangahe ni kwa gatatu kuwa gatatu cyumweru kiba kikiri kibisi
shakira cyane na kibisi byo ubwo si umunsi irarangira bahu uyu munsi se ndabona uyu munsi uriwe muremure ko utavuze ngo bakobwa se muranyumvira nshakaraze muri aya masaha yo kurya urashoje aya masaha yo kurya ubundi aya masaha yo kurya twaba twarangije ikiganiro tugiye gutaha ngo turuhuke ariko akenshi na kenshi ubu nibwo dukora neza utayikoranye ntayishira yego se ubu turiya turashonje shana ukuri pe n'amahoro ariko oya nta mahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka avuga ariko hari igihe yadutiza ahubwo nubwo tuyacumuriramo ariko si uko iyo nyagasana aba yatayaduhaye yesu yabaje nyagasana cyangwa yabaje yegeyeho yabajije wowe ariko nubwo turi abanyabyaha hari ntibitubuza kugira amahoro si byo se kandi muri ayo mahoro tuba twacumuye aho ntibwitiranye ibintu ibyo ni uko yansindira ni ibisanzwe se ni ibyago se bazi noneho urashaka avuga utyo nta n'ibirenze kubera yuko iyo umuntu yaramutse amahoro yego pe urumva mvuye kuri radiyo nta kibazo mba mfite motari unzanye urukiri uramuriye ahita abyimbagana umubiri wose hasi urukiri umusanzu ute muri kaburimbo ariko umusanzu Rwanda gisi ku mazi sinzi umuntu harimo hagaze ariko twagendaga sinzi umuntu uduterereje tugera kwa muganga ararembye turi kugenda urukiri uramurira n'urufatira ararwicaye yikuramo n'urubori kandi arambwira ati yo rundi njya mu bitaro rukunda kumurya noneho si ubwa mbere ariko arambwira turimo tuzamuka arambwira ngo arabure ibintu byose byicuritse ngo ibisenge by'inzu ngo bireba hasi ngo n'imodoka zigenda urabona zigaruka tugera tugeze ahangaha amahoro ahubwo nganze kumubaza ahageze tuzadukatinga mubaze nese niba zikunda kumurya ubwo izo nzuki se sigatumwa abahu gatumwa se yahehe nese inzuki hakoze ko harimo abantu b'ikigali umunsi umwe tuzisanga ari baterekera abantu nk'ibi bintu bya gatumwa bibikuye he ndibaza nka gatumwa uyikuye Sandrine nese kuba kikirere gatumwa si bisanzwe ubu se inzuki zariye abantu ku isi yose zabatumweho ni ukuri sha oya ariko hari ikintu kitari kumvikana amasha moto igenda mu muhanda urukirwa gusanga muri kasike ni ukuri ko imana ntabwo byumvikana wumva ukuntu abantu tutari beza yambwiye ngo kuki utariye wowe ngo udatwaye wakabimenye se nyine nawe se nukushatse kuva ntawe kurya mbwifurije nanjye namubwiye se ko zitakuriye ari ebyiri ariko ikintu kiriho ni kimwe oya sinakwifuza ko rukurya we yabyifuje ahubwo icyo nibaza moto iri kugenda ukuntu ibimuvinga yihuta noneho urugusanze no muri kasike wambaye ahubwo noneho no mu buzima busanzwe rurakuzonga yego sha uwo muntu ahubwo bakunda kugira inzuki ziramukunda akundana n'inzuki buriya yisize gikotori gitera inzuki si kiba kimeze nk'intuza se wese niyo wisiga kiba kimeze nk'ibinyaguse ntibihako nirwo nicyo nkunda nawe zizakurya nuko ugenda ufunze ibirahuri imodoka uzazifungure ejo bundi ntubizi ibyari bibaye hano oya ko nese rero n'uruyuki uruyuki ariko byose ni kimwe aya ntwibeshye dore n'akandi ahubwo hamwe yari yirukaze none se marisha ni ukuri kwibana fenomene ubwa mbere yumvishe igikotori zirana n'inzuki se muze kuza kutubwira muri bitewe naho iramutse ikoze mu buki nyine birarabura kuko mu bishashi by'ubuki yego icyo nacyemera ni ukuvuga ngo uruyuki rukurikiranya feri zarwo icyo ndacyemera 100% hamwe rero uhora ufunze ibirahuri by'imodoka yawe ariko umunsi uzafunga ibirahuri none rukagusangamo bifunze aferi termine sharo mureke mbabwize ukuri noneho sinzi ko na katwikomereza ese tutarakomeza kuko bibaho no mu muco ariko ni ibintu birebire wenda ntakwinjiramo yego igisimba kinini cyangwa igitoya mu dusimba utinya niki mu binini nta kibazo ibikoko no muri domestic biba mu ngo uvangure uhitiremo shani byinshi oya uvuga uti duhuye kuko nzi umuntu utinya imbeba nzi umuntu utinya inzoka tuyihuriyeho ntuyishyiremo buri wese arayitinya nta udatinya inzoka azatubwira mbega igikoko uvuga uti mana uzacindinde mu buzi guhura nacyo gusa ingurube utinya ingurube ikindi ikinyenzi imbeba uruyuki Sandrine reka nzamure indorerwamo uhuye n'ikinyenzi cya wabiki njye nta gisimba natinya ariko uziko nigeze kubona ikinyenzi kiguruka
n'ubundi ibigenzi biraguruka ntabwo byose nari mbizi ni ukuri kw'Imana byose biraguruka nagiye kubona umuntu agiye kwica ikigenzi mbona kiragurutse ndavuga ni kwa jini iki kigenzi kirimo amadayimoni ntacyo wari uzi umuntu ahita ambwira ati ibigenzi biraguruka ibigenzi ni ibinyoni ni ubwa mbere nari mbibonye ni eyabone ni ukuri nayo nzi ko bigenda hasi abantu niko babikeka ariko biraguruka iyo bishatse cyakugurukira cyaguparamira buri munsi muzahura uzamenye ko cyamaye amahitamo yacyo cyakugurukira na Marie Jose we Marie Jose sinabitinya ariko se none nk'ingurube yitinyira ikiba Sandrine mana yanjye mba mbona ikukubise none se uhuye n'ingurube utwaye imodoka n'ebyiri zikava mu muhanda bigeze gute wari wabona ingurube umuntu yishe nta ngurube irica ngo umuntu zijya zikubita amahembe y'iki nta ngurube igira amahembe no kubeshya ngo zijya zikubita ni ukuri kw'Imana ni ukuri kose ntabwo bishoboka ibyo ngibyo nta n'ahantu byari byabo nabonye abantu inka zishe nta hantu biba ingurube se yakwica umuntu gute ntabwo urabona n'amavidewo zigenda zikubitagura abantu hasi ni ukuzihimbira aya ntabwo pre hari ingurube zishe abantu ntaho kandi prince y'ingurube arabizi prince y'ingurube arabizi ingurube arabizi se n'umworozi wazo nguki tubiziranyeho shabona umwana mu bipe tubiziranyeho buriya prince ntabwo nabishyira ku mugaragaro ingurube arazizi ni umusilamu ariko hari ahantu ashaka kuvuga hari gare yazo yego kandi yarahatuye shuwa ntago mpavuga zarahabaga pre urumva zarabahaga bro habaho mu gishanga zaba wambutseho nyirago uvuye ku ishuri waho mbwiye ni danger okay nta kibazo mu mikoko byose uvuze igitinyitse koko ni ingurube niyo mwahangana ikagira kandi uvuga ko itarwana oya nyine niyo nini ngo ntabwo watinya ikinyenzi ngo Marie Jose ngo iki n'iki ariko Marie Jose uzi ko ngigweho mu kintu upfa ni ukubeshya nyine buriya hari ukuntu abantu bituniye ku bikoko bakajya bibeshyera ibintu bitari byo hari n'abantu bivuga ubutwari bidafite ngo bakame ngo yagize gutya bakame buriya yabifite ubuhe bwenge uretse kubeshya urumva ngo bakame ngo yashutse nk'impyisi noneho abantu bashaka kuguhindura mubi bagashaka igisimba bakongeraho uburimiro bashaka kuvuga ngo umuntu azi ubwenge ngo ni bakame no ku karogo kabamenya hariho bakame bamenya ndamusuhuje aho ari hose nkunda filime ziwe reka twikomereze Masha ngira ngo rero wabonye ko muri iki gitondo muri Gunfire warahabonye ni Kirundu and Murongwe uri kumva FRDC n'abazalendo crash expected in Kiromoni after the arrest of Wazalendo. Urahita wibaza uti ese ibi bintu byagenze bite aho bavuga ko ino Murongwe ntago ngewe mbizi no mugezi wa Murongwe uri Uvira yego urazwa hari n'inkambi y'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Murongwe Murongwe ishobora kuba imwe mu makomine agize icyo kintu cyo muri Uvira hari n'umugezi wa Murongwe urazwi cyane ubugeze amenembe ife ako ibicu bizi umuntu abibayemo oya ndabizi nyine ukuntu nenge gusora ko Murongwe iri muri ibice bya Uvira none ndumva kabisa urayizi ndayizi ndahazi nagenda urahazi ko wabonera amaso yawe se ayagenda urambeshye ahubwo se uyu munsi nzakubwira n'ikinshasa shanahita nomero ntabwo ndagerayo ariko biriya bice se abantu babinyuzemo kenshi yego aho nabonye rero ngo muri bice bya Murongwe ya Uvira nyine ng'umuriro watsi aho bivugwa yuko nahitwa Bukumbirwa habaye Tombi na M23 yego bamwe bati ese ino Murongwe hawe uyizi Macari na gace kameze gute cyangwa se sinzi ni wizi kuri map oya ntabwo mvuga ngo agace k'Abavira ngo ngiye kuvuga ngo nkazi cyane yego gusa abantu bumve ko Murongwe niwo turi yabo Kavu ntabwo ari kure na ya Uvira ntabwo ari kure kandi uko mbitekereje ishobora kuba Murongwe atari igice kigana ruguru ya Uvira uko Uvira abantu bayifate mu buryo butatu yego hari uburyo buturuka kuri plaine ya Rusizi uko nyine ikibaya cya Rusizi kimanuka yego ubwo no kuvuga ngo ubuvuye Kamanyora Ruvungi Shanje cyangwa Shanje bitewe n'ukuntu abantu bahita yego uza Kiriba kuri uwo muhanda ngira ngo route nationale ya 5 uva Kiriba umanuka uza Kavimvira ubwo buri muri Uvira yego hanyuma hakaba Uvira route nationale ya 5 uva Uvira
ahantu ndimo gukeka ko iyo werekeza Fizi wenda ari nabwo waba uca Murongwe ugakomeza ababizi bazabitubwira muri commentaire ugakomeza ujya Fizi noneho hakaba abantu babigiranye na kuriya tubona umuheto wowe uwiyerekeje wowe ari wowe ufite mu ntoki icyo mvuze ni nkuru ya mujishi ukuntu umeze noneho ya sinzi kiriya igitego cy'umuheto bazambwira kuriya kimeze gutya kigonze urabona ruguru haba hafashe injishi ni Kamanyora indi jishi yo hepfo ahantu bifashe ni Rugezi ya Minembwe sibyo noneho hagati amuntu acomeka akambi k'umuheto niho muri Uvira aho umuheto urangira aho ntuzirangira gutya ntuza uyu mwambi kumwe nyine uba wahingutse ku giti naho bita za ngira ngo rubumba habaherutse gufata ariko hagati no hagati y'umwambi nk'ama gatoki kaba gafashe urabona ko umuheto niho za ndondo na M23 so umuntu uzi umuheto nuko bimeze so rero jewe ku muntu ubizobereye kundusha wenda uzi nk'ahariya Murongwe na ahantu hazwi hari inkambi y'impunzi kandi ubwo hafite importance yaho ibindi byamenye hari inkambi y'impunzi y'abarundi ni inkambi nini cyane na Kavimvira irahari ariko na Murongwe irahari kandi Kavimvira kubera ko hari Uvira aho ari Uvira nya Uvira hafi hariya ubwo kugira ngo inkambi z'impunzi zibe imwe ari yindi urumva bishobora kuba wenda ubwo harimo iyo difference kuko nta nkambi zakwegerana kereka zitiranwa Masha rero aricyo navugaga wenda nuko nabisomye mu Cyongereza aho bivuga ko ngo Uvira mu makuba mu gitondo cyo kuri uyu munsi humvikanye amasasu mu bice bya Karundu na Murongwe aho harimo imirwano ikomeye hagati ya FRDC n'abarwanyi ba Wazalendo mu gace ka Kirimoni nyuma y'ifatwa ry'umwe mu barwanyi ba Wazalendo umujyi uri mu gikorwa cyo gufunga ibikorwa cyangwa se greve ko myigaragambyo gishyigikiwe n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'imiryango ya societe civile basaba ko bakitabwaho cyane ndetse n'aba FRDC bakabafasha mu rugamba aho kuba bahunga ino po ya Kavimvira nayo yamaze kubakwa ku kiraro cya Kavimvira imyanya yo kubuza abantu kuyinyuraho yashyizweho inzitizi cyangwa se barricade barriere ariko rimwe na rimwe ese ndabyoroshya gute ubundi Uvira irimo akaduruvaje abantu bagiye gushingura Colonel Gisore barasa ku makomvo yabo asubira yitaraganya ishingurwa rya Gisore barasibamye ari Colonel mu ngabo za leta General Gasita bahohereje ubu baramugose kugeza ku mugoroba bari bataramurekura ku makuru mperuka bashaka kumwica baranabitangaje Makanaki yaravuze ngo azamuhitana niba yahitana komanda w'ingabo akamushobora ibyo nabyo bajye biyemera gakeya kuko ingabo ntago azendo barusha imbaraga igisirikare kandi bano mu general uyoboye ingabo hanyuma bamwita umunyarwanda bagira gute ainsi de suite uribuka noneho ibyo ngibyo ugiye urimo kuvuga byenda gusa n'ubushize barasana n'abasirikare bakavuga ngo ntibashaka ko Jean-Jacques Purusi ngazajya ataha Bujumbura cyangwa se n'abandi bakomanda ngo batahe hakurya kandi babasize ku rugamba niki Uvira rero ntabwo wavuga ko harimo crise imwe ni umujyi wavuga ko muri no minsi niho hari concentration y'intambara iremereye ugiye no kureba ntusimfe ngo nuko wanayita umujyi ituriye Burundi burebana y'ingwe n'ababarwanyi bwibwira ko bufasha leta ya Kinshasa kandi pe tugiye no muri dominance y'imijyi cyangwa se amasantre manini cyane ndumva imbere ya M23 ndavuga ahireba n'amaso ukoze umuzenguruko wahana ifite ugaturuka za Nyagakoma ku kiyaga cya Vicumbi kuri Edward Lake ukaza ugaca muri Rubero cyangwa se cya hariya n'ubundi kuri Rubero usa nk'uzenguruka cya Vinyonge sinzi ko ariho bahari ariko ni hafi aho ngaho amazina atangiye kugenda naducika muri no minsi kubera nta mirwano ikihabera ariko ndashaka kujya muri Rubero ubona ko undi mujyi uri imbere ya M23 ni Rubero centre muri territoire ya Rubero ariko iyo Rubero centre ukaba utabura kuvuga yuko uyireba imbere yawe
uva za Vicumbiro naho hose Kitsumbiro nako na Butembo wayirebaho nk'umujyi wungirije wagoma muri Nord Kivu wazenguruka bitaza Mambasa ahandi hana mu 23 ubwo ugiye kumanuka werekeza za Warikare ndamanutse nihuta ubona ko undi mujyi akandi kaji Inderema iri imbere ya M23 ni Pinga ni Pinga tugiye muri valere zitandukanye ubwo urumva muri Rubero tuhabuze ikintu muri Rucuru hari ikiyaga cyo bamaze kwitsimbaho kurenza ikiyaga ubugiye muri Beni hari ingabo z'Abaganda n'ibijya kujya kwarwanira urumva niyo Rubero impamvu igabanya uburemere muri attraction ziri imbere ya M23 no kubona ko Abaganda bahakoze urukuta utagira ngo n'umutima mwiza wa FARDC n'Abaganda bagiye bakora urukuta ubwo bafite ko babyumvikana na ziranye shyamba cyangwa se n'abasirikare ba leta kubera ko impamvu agomba kuza mu bwumvikane nuko yabaye M23 yiyumva ko hitashipota Rubero kuko hari urukuta rw'Abaganda ariko impamvu ngishyira mu bwumvikane kerikonke abantu bagomba kujya batera imetero n'ingabo za leta nazo ntizashipote M23 za Kitsumbiro ziturukayo kugira ngo zidakora mu jisho bigatuma bahangana n'ibindi byose bikaburiramo hari ahantu byanze kuzari diro utazaduteza ziranye shyamba mama 23 katwata mwanya shyamba ntuzarenga hangaha mutajya mwihangana wenda baba badashaka mu jumwe cyangwa ubundi so manutse nihuse rero aho za za Pinga navugaga Pinga Karembe Mpeti ugihumva ibice byose byegereye Pinga cyangwa bihareba urumva hahora irasana rya buri munsi ngira ngo hari bamwe bavuga ati Pinga ntifatwe cyangwa se menace yava Pinga natwe tugireho ingaruka kuko ubona ko uwashaka kumenasa M23 avuye Warikare Kisangani yanyura muri Warikare avuye Kindu muri Maniema avuye Kisangani ubona ko imbaraga nyinshi zikira muri Warikare ndashaka kuvuga ngo ni naho hari ibindiro bya leta bikomeye ariko birebana n'ibya M23 twihuse tumanutse rero ahandi ni Walungu na Mwenga M23 imaze iminsi yarwanira ababizi bakavuga kandi twamuhuzi mu ishyamba rihari iyo defense ya FARDC n'abarundi ari ibangamiye M23 kugira ngo M23 ibe yabasha guhuza neza ibiganza n'abasirikare batwirwanaho bazamutse ngo bahure nawe M23 bakamanuka ngo bahurize hamwe hanyuma rero rwose tibe wigora mu gice cya Minembwe hari benshi bahazi kundusha ariko ubundi ugiye kureba ahandi haba hari imbere ya M23 itabura gukandira ijisho ni mu birombe bya Kamituga biri muri Mwenga Seed Mwenga yo hepfo kuko hari zahabu kwisi ngo niyo ya mbere kandi iyo urwana n'iby'ubukungu birebaho byose Minembwe rero iyo ngiyo ukuyemo Kamituga ukajya niba ari Bogogo niba ari hose sinibuka ariko usambega nko kontruna kuri wa muheto navuze wegera Tanganyika sibyo wenda kugira ngo ubone abuza menace iva Karemi iza Uvira nahe hose en fait ugiye kutondagura nk'ibirindiro bikomeye M23 iri imbere yayo urumva iri Kamanyora directly yareba Uvira ntacyo bitwaye uri ku Ndondo directly yareba Uvira yayigwira naho nabonye ari ibirometero bike hafi 80 kugira ngo bagera muri Uvira nkurikije map nabonye uvuye Rugezi wakutambika ujya kuri Tanganyika kimwe no kwa mahitamo yawe wazamuka werekeza Uvira mugahuza mukagira so aho hose M23 iparitse naho leta iparitse hagati yaho nta musirikare n'umwe waba hagati bivuga ko bari muri ceasefire ariko nta zone tampo iri hagati yabo so iyo ni menace rero ugiye kureba muri prominence y'utwo tu centre n'imijyi turi imbere ya M23 cyangwa se turi imbere ya leta hagati ya M23 cyangwa leta ifite uviriza imbere Pinga ikaza ku mwanya wa kabiri urumva iri Ruvungi ubanza M23 yigabana ntuze yigabana n'ingabo za leta kuko je nigeze kubona ifoto y'umusirikare M23 ari ku cyapa cyanditseho Uvira ndavuga ngo no kudufera umuntu arambwira ati M23 wa muri territoire ya Uvira ariko akantu gato ku buryo ibyapa byo byanditseho Uvira buri kimwe cyose ntago ibuzahana ifite aba defense ameze gutyo mu buryo bwe cyangwa ubundi so rero Uvira niki kigize inkuru muri Uvira ikigize inkuru muri Uvira nako bwakwira batarwanye badakuturanye badashotoranye ko impamvu nyinshi zirahari bikanga M23 ko yabinjiramo akandi kantu mugomba kumenya Uvira niyo wakabaye wita kapitale y'abanyamurenge ndavuga niho baserukira niho barangura niho bagira gute kuko ngira ngo barusha uburemere ubukungu Minembwe azisace rero ahantu hari abanyamurenge kandi gushyiremo indenserisiyo Kinshasa ifite umugambi wo kudeployinga abanyamurenge ahantu hari intambara hafi ya bene wabo ngo bamarane niyo mpamvu Gasita ari mu Minembwe urumva niyo mpamvu barutebuka bapfiye za Karehe so sinzi no strategy kuza abanyamurenge bazayibona bo bibwira ko ari privilege mujye kurwanira iwanyu ariko ibyo ntago bikora mu ngabo Masunzu iyo ngiyo urumva turaze mu defense
gasita iyo ngiyo. Ese kubera iki nk'igisirikare cya leta batavangavanga ingabo mu buryo buri homogene, urumva? Ntihabe kwibasira bamwe ngo bajye kuyobora ahantu, niba nahagera ahantu kuyobora ingabo ahantu utahambwa bakarasa ku bantu baje gushyingura, bivuze ngo ahantu waraswa bakagutwika uwari umusirikare wa leta. Uvira rero ishobora kuba amakasamutwe bitewe n'iki, n'iyo n'imiryango ihatuye yijunditse abanyamurenge ubwabo, kandi bumva ko ariho baserukira, bitwa ngo bagiye ishyanga runaka i Burundi, bitwa ngo baje guhaha, ntabwo bigikunda ubu ngubu, ariko kubara n'ahatuye birumvikana. Nk'uriya gisore wapfuye ni Waruvungi hano hafi na za Kamanyora, iriya yose ibituwe n'abantu bose barimo n'abo banyamurenge, ariko wenda hari abari concentre nko mu Minembwe iwabo, mu misozi ya Minembwe. Urumva Uvira nubwo ibyo ntabwo mbigira impamvu yaba akajagari, ariko leta yibigira impamvu yateza akajagari, kuko hari umunyamurenge ntabwo bisobanuye ko haba akajagari kamukikije, ariko bakamuzanaho. Uvira rero ikaba iri no ku mupaka w'u Burundi, bushaka kwigira nka Rambo mu Bisheke, donc bukabuvuga buti mwadukubise gicanga sha murongera bodukubita mu Mushaki, mugeze hariya Ngungu musya mutanzitse Minova mwagize twirukanse, kuko birukanse n'amapika n'amakonvo birukanka ndabyibuka, Karehe turakubitwa, Katana nahe hose batariko. Unyumve neza Sandrine, ubanza Burundi nk'igihugu gishaka ko kizivunira umwanzi Uvira, n'ibyakivuzweho byose bigasibangana, n'abaturage bakavuga bati dufite igishe. Tandiske ubundi Uvira ishobora kubyo bita Pierre d'Achoppement, ibuye rigira, ibuye rishobora kugusandaza. Y'amazi y'amabuye aba mu mazi urayazi ajya gusha amato, Uvira ishobora kugusha buriya butegetsi bw'i Burundi uko byagenda kose. Bizaterwa ko bazitwara, niba yaza gisirikare bazaraswa, nibira ko batanesha AFC M23 ibaye yari ishyize imbaraga, urumva? Niba yaza kisiyasa bazabana. None se Mashari, izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.